amanutse hariya haruguru nanjye mpinguka hano kuko nari ngeze hari kuri ino foto noneho nko kubona hari akana kari kazanye amata hariya kayavanamo avamo rero mbona imodoka iruriye hariya abagenzi banyura yihonze yakukunze none rero natwe tubona amarura aravuze nta mushoferi mwabashije kubona se namubonye yavuyemo yuriye moto ahangaha yahise afata moto aragenda ntabwo yagiye n'amaguru. Iyi mpanuka rero uko twabibonye nyine njye yaje nkiryamye ko narindi mu nzu imbere nyine cyaje numvise yukubita byirukanka nyine yari ipakiyemo amabuye numva ngo yavaga hariya mu Cyanika aho yari iri kujyayo ntabwo mazi yavuga mu Cyanika. hariya harimo ibikoresho byinshi, harimo moto, harimo ameza, harimo ibikoresho byinshi cyane bishobora kuba byangiritse kuko niho byararaga. Ni ukwirinda kunywa. Urakeka ko umushoferi yaba yagwiriye? Birashoboka, nta kuntu warenga umuhanda utanyweye bene kariya kagera. Ishami One TV hano turi mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka aho bita kwitaba. Turi mu isantere aho imodoka ya Hoho yagonze inzu ariko ntabwo byoroshye. Ni impanuka iteye ubwoba ndetse biragaragara yuko imodoka yasenyutse. Muri ubu buryo rero twifuje kubagezaho ni iki cyateye ino mpanuka, ese byagenze gute kugira ngo ino mpanuka ibe yabaho. Iyi ni Ishami One TV rero muri kumwe nayo twagira ngo tuha amakuru arambuye. Turagenda tubaza ibyateye ino mpanuka, ese umushoferi yari yanyweye cyangwa hari habayemo ikindi kibazo ku bijyanye wenda na control y'imodoka. Ni byinshi turaza kugenda tubivuga tunabirebeho, kandi nanone amakuru yose turabagezaho ni Ishami One TV, byose turabiha 5 kuri 5. Je uri kumwe ni Alexis. Hano rero habiri impanuka twifuje kuvugisha umwe mu bari muri ino nzu yagwiriwe n'iyi modoka ya Hoho, ndetse iyi modoka ikaba nayo yangiritse bitoroshye ndetse n'inzu ikaba yangiritse. Ese iyi mpanuka yabaye ryari? Mbere na mbere urabanza wibwire abadukurikiye kuri Ishami One TV amazina yawe ndetse n'aho uherereye. Nitwa Nzamukunda Innocent. Hano ndakeka ari kwitaba. Iyi mpanuka rero uko twabibonye nyine njye yaje nkiryamye ko narindi mu nzu imbere nyine cyaje numvise yukubita byirukanka nyine. Wareba hara muri kamera kugira ngo tubashe wenda kugira twumvikana. None ucyumva wenda byikubita cyangwa ucyumva hari ikintu kidasanzwe kibaye, wahise ubifata ute? Ese waje muri ya modoka usanga umushoferi aracyari mu cyaro, umushoferi yari yagiye? Umushungu impanuka ikimara kuba nyine ngo umushoferi se avamo ariruka. Ntabwo mwabashije kumenya se icyateye ino mpanuka? Nyine ngo imodoka yaturutse haruguru, ubundi irangije igeze hano hafi ngo numvise bavuga ngo hahise hajya Mativoro. Nyine Mativoro igezemo hano nyine niko kwita igwamo. Arakekwa se ko ari feri zaba zacitse cyangwa wenda yari yanyweye ku bijyanye n'ibiyobyabwenge? Nta biyobyabwenge yari yanyweye. Ntabwo turamenye ibyo aribyo kuko n'umushoferi yacitse ntabwo tuzi ibyo aribyo. Wowe usanzwe uri umukozi wo muri ino resitora? Njye ndi umuseriveri waho. Uri umuseriveri waho. Ino modoka amakuru twaba dufite se cyangwa waba ufite yaturutse hehe, yavaga he, ijya hehe, yari yikoreye ibiki? Yari ipakiyemo amabuye numva ngo yavaga hariya mu Cyanika aho yari iri kujyayo ntabwo mazi. Yavaga mu Cyanika? Mu busanzwe uyu muhanda Taba mu murenge wa Gasaka mu karere ka Nyamagabe hakunze kubamo impanuka ubushize, ndetse umumotari aherutse gukubita umubyeyi. Ntabwo biba byoroshye, kandi ikigaragara hano bari bageze muri zebra crossing. Rero biragaragara yuko iyi modoka ishobora kuba yaguye bitewe wenda n'ibitotsi umushoferi yari afite. Gusa amakuru turagenda tubaha ndetse tugende tubagezaho byinshi bitewe n'uko tugenda tumenya amakuru. Umushoferi ntabwo twabashije kumubona, ariko ba nyiri imodoka babashije kuba bahari. Imodoka bari kugerageza kuba bayihakura kugira ngo ibe yava aho ngaho, ndetse n'ibyangiritse nabyo bibe bibasha kuba byasuzumwa. Ese bitewe n'uko weho ukomeje kubibona, urabona ino mpanuka isanzwe ikunze kubaho hano muri aka gace?
aya muri aka gace impanuka no bwa mbere nyibonye. No bwa mbere yibonye. None se abandi mukorana naho baba wakomeretse cyangwa wangiritse hagati y'abari batwaye imodoka cyangwa abakora muri resto? Aya twese twabaye bazima nta kibazo. Mwese mwabaye bazima. Ibyo ngibyo ni ibyo gushimira Imana. Hano rero turi mu karere ka Nyamagabe aho turi mu isantere ya Taba, niho habereye ino mpanuka. Byinshi turakomeza kugenda tubikurikirana, tubahe n'amakuru byose turagenda tubibabwira. Icyo tubereye hano, icyo usabwa ni ugukurikira Shami One TV ndetse ukagenda ureba ibiganiro ndetse n'inkuru zose ziri update. Nanone hano twongeye kubaza umusaza aratubwiye ngo ino mpanuka iba ngo yarahari kuko gatuye muri isantere ya Taba. Muze witwa nde? Nashamaje Felician. Yego. Felician atubwiye yuko ino mpanuka yayibonye, twifuje kuba twamubaza byinshi ku byateye ino mpanuka. Ese muze urabona ari iki cyabiteye? Imodoka yamanutse hariya haruguru. Yego. Nanjye mpinguka hano kuko nari ngeze hari kuri ino foto. Noneho yo kubona arakana kari kazanye amatamo hariya. Yego. Kayavanamo avamo. Yo kubona mbona imodoka iruriye hariya abagenzi banyura. Yihonze yakukunze. None rero natwe tubona amarura yaravuze. Na mushoferi mwabashije kubona se? Namubonye. Yavuyemo yuriye moto ahangaha itagiye. Yahise afata moto aragenda. Ntabwo yagiye n'amaguru. Otada. Ese wabonaga ari muzima cyangwa yari yanyweye? Oya nta kunywa yari afite kuko avamo yavuyemo yirukanka. Araza afata moto ahangaha itagiye. Nk'uko mubibona ntabwo turamenya icyateye ino mpanuka niba ari ikibazo cy'umushoferi. Muri ino minsi ndetse mu kiganiro n'abanyamakuru kuri 24 z'ukwezi kwa munani 2024 Perezida Excellency Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ndetse agaruka ku bijyanye n'ibyuma cyangwa no guca ibyuma. Ese byaba byatewe n'uko wenda uwo mushoferi yanyweye ikiwingo cyangwa byatewe n'ibindi bintu? Ubundi mubona ntabwo nahagurukanye, nabonye imodoka igwa gusa, sinamenye imihagurukire ye cyangwa nabonye igwa gusa, ntabyo namenye yewe yanyweye. Kuko yari ipakiye ivuye gupakira amabuye mu cyanika. Ese muze iriya nzu isanzwe ikoreramo iki? Iriya ni resitora. None naho wangiritse? Uriya mwana uvuye hano niwe wari uri mu nzu. Noneho twagiye kureba umwana duhurira hano mu muhanda, atubwira ko nta wundi wageze ikintu aba, ariko atubwira ko yari aryamanye n'undi umwe ngo yaragaramye n'undi y'ibitsinda. None se ni bazima? None se muze bitewe n'ibyo wabonye cyangwa n'uburyo iriya modoka iri kwegurwa, urabona ko ari impanuka itoroshye, impanuka irakomeye. Ese ni iki wabwira abanyarwanda kugira ngo bajye birinda cyangwa bahore bari maso kugira ngo babe batahura n'ikibazo n'iki ngiki? Kugira ngo bishoboke ni ugutwara ibyuma bitonze. Kuko n'ubu uri ahangaha urimo urabona amamoto ukuntu ahaguruka, kandi urabona ko hano hemerewe abanyamaguru, ariko urabona ukuntu barimo baguruka. None se imodoka yirukaga nk'uko wayibonye muze? Yamanutse hariya haruguru kuko ituruka haruguru cyane sinayibonye, ariko nari ngeze hano nanjye mva mu rugo hariya. Noneho rero yikubita hariya, yikubita hasi byo nabibonye. Yikubita hasi wabibonye? Yari itwaye iki? Amabuye. Yayavanaga yajyana mu cyanika, sinzi aho yajyana kuri kampani y'abashinwa. Mu busanzwe izi modoka n'ubundi zikora transformation ziyakura abashinwa ziyajyana iyi nzira. Icyerekezo cyane cyo ngiki. Icyo ngiki. Mbese ni byinshi no musaza atuganirije, kandi ngo iyi mpanuka rimwe na rimwe zikunze kubaho. Ni byinshi rero dukomeze kugenda tubaha, dukomeze no kugenda tubabwira. Rero muzehe nk'uko tubibona ahangaha biragaragara ko inzego z'umutekano cyangwa n'abandi benshi batandukanye babashije kuhagera. Ni icyemezo cyiza cyangwa ni ikigaragaza ko dufite ubuyobozi bwiza. Ese urashimira iki ku nzego z'umutekano? Inzego z'umutekano nk'ubu ngubu nareba ukuntu bahahagaze, barimo bigizayo abantu. Urabona hari abadaso, hari na koloneli, urabona hari urabona hatuje hano mu muhanda. Rero noneho nk'uko wenda hari abantu bakabona barimo baraberekeza ahagomba kugendwa, urabona ari byiza. Ikimenyetso kirahari tugomba kwitonda, umunyamaguru agatambuka n'undi akagenda. Kiriya cyapa se cyari kiriho cyangwa cyakura? Cyari hariho. Cyariho. Waba wabonye ari nde wagikuyeho? Oya ntabwo nigeze nkitaho kureba kuko najyaga. Ntabwo cyabagaho? Waje se ukatubwira hari icyo bitwaye? None se urabaza inyungu y'abacururiza? Yego.
ya niho ucururiza waza noneho nawe tukakubaza nta kibazo. Iyi ni Shami One TV mukurikiye n'igihe muri kumwe na Alexis, ni itangazamakuru ariko hari benshi babonye ino mpanuka twifuje kuganira n'umwe ucuruza hano hafi n'aho impanuka naho yabereye. Nagira ngo wibwire abadukurikiye hano. Yewe nitwa Nkusi Emmanuel. Yego. Hari ahantu habereye iriya mpanuka nahakoreraga, ariko sinahararaga. Bwakeye nje ku kazi nahura n'abantu batese umusaza ari kujya he, ihabaye iki? Ati hahandi wakoraga hasenyutse. Gusa icyo nishimira Imana ni uko iyo mpanuka yabaye ntanitse ibyo nacuruzaga. Ni ukuvuga ngo weho wahacururizaga ariko ntabwo ari wowe nyiri resitora? Ntabwo ndi nyiri resitora, nahakodeshaga ku rubaraza. Ni ukuvuga ngo weho wagombaga kuhakorera n'ubundi uyu munsi? Nari kuhakorera uyu munsi. Yego. None se impanuka weho waje gusanga yabaye, urabanza ko byagenze bite? Nasanze yabaye, ndabaza nese byagenze gute byabaye impanuka, ariko yabaye utaraza wowe. Atugira Imana wahaguye. Ariko nta kintu cyangiritse n'inzu yonyine? Iby'imbere simbizi, ariko ni inzu nyine sanze yangiritse. None se ko wakorera ibikoresho byawe nta na kimwe cyaba cyangiritse? Donc ibikoresho byanjye najyaga kubibika ahandi. N'ahandi wabibika? Nta makuru waba wabajije se y'ukoreramo hariya ko hari ibikoresho byangiritse? Kuko urabona yagonze urubaraza binatobora nk'imbere, bigaragara ko inzu yasenyutse. Wenda ku bijyanye n'ibikoresho yakoreshaga, ameza, amatebe n'ibiki, nta na kimwe cyangiritse? Hariya harimo ibikoresho byinshi, harimo moto, harimo ameza, harimo ibikoresho byinshi cyane. Bishobora kuba byangiritse kuko niho byararaga. Ibi ngibi mbese ntabwo byari bisanzwe bitewe n'igihe uhamaze gukora? Ni ubwa mbere mbonye iriya mpanuka kuva igihe ntabwo bwa mbere ubonye impanuka. N'iki se wabwira wenda abashoferi cyangwa n'abandi batwara ibinyabiziga, n'iki bakwitondera muri uyu muhanda? Gusa icyo bakwitondera ni ukwirinda kunywa. Urakeka ko umushoferi yaba yagwiriye? Birashoboka, nta kuntu warenga umuhanda utanyweye. Bene kariya kagenda. Turakomeza gushaka amakuru tunaperereza ikintu cyateye ino mpanuka. Niba wenda ari ikibazo kijyanye na control y'imodoka cyangwa ari ikibazo cy'amaferi cyangwa ari umushoferi. Gusa ariko bitewe n'uko yahita acika, ni ikimenyetso kimwe cyerekana yuko hari ikibazo kirimo ku mushoferi. Bijyanye n'ibyo byose ntabwo mbizi. Ariko uko biri kose ibyinshi biterwa no kunywa. Byinshi biterwa no none se ko ibyinshi bisindisha nk'inzoga z'ibyuma byaciwe, ubu ngubu ni iki ushingiraho uvuga yuko wenda byaba byatewe no kunywa? Urabona impanuka imeze kuriya kugira ngo urenge umuhanda rero kariya kageni, ushobora kuba wanyweye n'ibindi bisindisha. Birashoboka ahubwo ko wenda yaba afite ibitotsi cyangwa ikibazo cyangwa se ibitotsi, cyangwa se izi modoka zaho biteka zikora impanuka cyane. Ikibazo ubwo ni imodoka zaho mbese zigomba gukorwaho control. Bagomba kuzikoraho control kuko si ubwa mbere ziba modoka ziragwa kenshi naho mu mujyi wa Kigali ziragwa. Harya watubwiye ko witwa? Nitwa Nkurunziza Emmanuel bita Nkusi. Yego, Nkurunziza Emmanuel cyangwa bita Nkusi. Amakuru aduhaye ingenzi ndetse turagushimiye kuba dukurikiye hano ya Shami One TV. Byose turakomeza tugenda tubibaza kandi murakoze cyane.